ingoma mu ntambwe nke gusa uvuye ahategerwa imodoka mu mujyi wa Ngarama mu karere ka Gatsibo ugera ku rutare runini cyane. Ni urutare abahisi n'abagenzi birahira, ari nabyo byaduteye inyota maze tukajya kwihera ijisho. Hafi y'uru rutare hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere n'ubukerarugendo mu Rwanda RDB, aho cyanditseho incamake z'amakuru y'ingenzi kuri uru rutare rwa Ngarama. Ni icyapa kandi kiriho n'ifoto y'umunyamateka wabaye n'umwarimu wayo kuri buri mu zabukuru. Kazari Faustin n'imyaka 84 y'amavuko niwe ubara amateka yaha, yatangiye atwereka uduce tw'ingenzi dufitanye amateka n'uru rutare. Ahangaha hose hari mu ndorwa yavaga ahangaha yageraga kuri Nyabarongo. Navukiye hari akariya gasozi kariya ko hejuru aho umunara kariya kitwa Gatsibo cy'imitoma. Ariko iryo zina bwa mbere na mbere imitoma, Gatsibo cy'imitoma ni ahantu bimikira abantu. Ni ijambo rituruka mu Kinyankore kuko u Rwanda ruturuka pfiriya mu Buganda, mu majyepfo ya Uganda, ahantu hitabwera niho haturutse iryo zina ry'imitoma. Kutome mpango mu Kinyankore ni ukwimika. Hariya rero ni mu yimikiro ry'abantu, cyo gituma hita Gatsibo cy'imitoma. Hariya ahantu bahita rya Ruganzu. Hirya hari undi musozi witwa rya Rw'Urusizi. Ingoma zirasuka ubundi zigatunga, zo kimwe n'ibindi bimenyetso biraha hari icyo bisobanuye mu mateka. Hariya bita mu birenge bya Ruganzu cyangwa se mu ngoma ukamenya impamvu havuga kuriya ibiti impamvu hari biriya birenge. Hasi harimo umwobo na biriya birenge ukamenya ko byabayeho kera cyane, ukamenya yuko hano hari abantu ba mbere rero barimo hano kera. Iyo birenge biratwigisha ibintu byinshi cyane. Ko ntabwo ari ugufukura, ntabwo wazana intuza ngufukure inyundo ngufukure kuriya. Nabakanagiye muri iki gifobagana kimaze. Mu bitabo bitandukanye mwagiye musoma umugani wa Ngarama na Saruhara rwa Nkomokomo. Ese byaba bifitanye isano n'uru rutare? Kuki rwitiriwe Ngarama aho kwitirirwa abandi? Abaturaga abajyanaga amaturo hariya ibwami banda barasa, n'abaturaga hariya bajyanaga hariya babaga bavuye hano. Noneho rero babaga babaze ibisiga bikaza kurya amayezi bikaza kurya mu mayezi aho amayezi ari. Amayezi ni ibyavuye mu gifu cy'inka. Ubwo haza kuza rero umugabo witwaga Ngarama, aragenda abwira umwami w'u Rwanda ati jyana igisiga. Hari ibisiga nyine byazaga byose bikajya bikirukana abantu ntibagire amahoro. Arabazanye amakoro n'amaturo y'ibwami. Hazamo rero umugabo aravuga ati ariko rero ni umugani, ariko umugani uvaho ugana kare ariko uwucishiriza byabayeho. Noneho aragenda abwira umwami ati yewe kiriya ibisiga nzabica hariya. Undi saa tutabiza gutya nzabikora pe. Arateze ati kandi utabikora niwo uzahaba. Ndaraza nibwo nyine bagiye inka bafata uruhu adidiraho aruhindura ifi Ngarama. Ubwo rero niho amaraso araryama. Cya gisiga rero ibisiga biraza bije ubonye ugira ngo ni cyangwa ni inka iraho abaze kijye kudodaho yari afite agahiri aradoda. Noneho agikubita bwa mbere kirababara kiritakugira nk'ahari kitagereza gitare uriya mupfu ntabwo nigeze mubona. Ubwo rero Ngarama yaryamye n'ubuhiri iruhande. Rero Saruhara rwa Nkomokomo ndi kwamitaga. Hari ibitabo harimo inkuru zivuga ngo Ngarama na Saruhara. Iyi ni umupadiri wagihimbye. Umupadiri wahimbye uwo mugani. Bivuze ko byavuye bifitanye isano n'urutare. Nahangaha yaruhimbiye nyine. Nta yabihimbiye. Ni umupadiri witwa Ngori.
nuko noneho igisiga yumvaga igisiga nyine kinini kinini kimeze nk'indege kikaguruka kiza kumushonda. Yari yagemeye gukora agahiri, noneho cyajya gushonda akakitajya, cyajya gushonda akakina kugeza igihe noneho akiryonjaze arakirya kirapfa. Nuko rero hano harakunda noneho rero havuye iryo zina rya Ngarama na Saruhara rwa Nkomoka mu mwami wishwe n'ibisiga. Uwo ni umugani uzasanga. Ese waje kuri urutare ni iki yahigira? Gazare Faustin dore uko asubiza. Hano biga ubumenyi bw'isi, imisozi yaho ukamenya n'uko byaje, ko imisozi yabayeho, uko ibireroshe ibitare byabayeho, uko imigezi yabayeho, uko iyo uciye hano uhigira byinshi. Kuvuga amateka n'ubumenyi bw'isi, kimwe ari umwiko ari umukenyero, ikindi ari umwiko ari umwitero. Uzi ubwo ntabwo wamenya amateka utazi ubumenyi bw'isi. Ubumenyi bw'isi utazi amateka ntakivuga kumarira. Yego. Urutare rwa Ngarama ni ibuye rinini cyane rishashe ku buso burenga hegitari 3, ririho ibimenyetso byitirirwa bamwe mu bihangange bya kera nka Ngarama cyangwa umwami Ruganzu Ndori. Mu kinyejana cya 17 ubwo u Rwanda rwari rucyagurwa, igikomangoma Ndabarasa n'ingabo ze bateye mu Ndorwa barahatsinda. Umurwa w'abami b'icyo gihe wari wubatse irya Murari. Kugira ngo bamike ku Rwanda ku mugaragaro, bagombaga kunyaga ingoma y'ingabe yaho yitwaga Murorwa. Ariko Rwakomba, umwe mu bagaragu b'umwami w'Indorwa, yanze gutatira igihugu cye, ntiyabwira ingabo za Ndabarasa aho Murorwa iherereye. Yakomeje kwanga kumena ibanga kugeza ubwo yishwe atwikiwe kuri urutare. Kuva ubwo rwiswe urutare rwa Rwakomba cyangwa urutare rwa Ngarama. Ariko ko iminsi yagiye ishira, izina ry'urutare rwa Rwakomba ryageze aho riribagirana mu ruhererekane nyemvugo ku mpamvu zitazwi. Ikindi gitekerezo kizwi na benshi mu Rwanda hose ni uko urutare rwa Ngarama rwitiwe Ngarama umuntu wagaragaje ubutwari akica Saruhara rwa Nkomokomo, umwami w'ibishwe n'ibisiga. Mu myemerere yabo Abanyarwanda benshi bafite igitekerezo nk'ukuri, kuko aho Ngarama yashinze ivi n'ibirenge agafora umuheto arasa Saruhara rwa Nkomokomo hakigaragara kuri uru rutare. Gusa ibyo bimenyetso hari n'ababyitiriwe umwami Ruganzu. Pascal Habineza, Radio Mariya Rwanda, mu karere ka Gatsibo ku rutare rwa Ngarama.